Bito byane. Ugeze mami waramutse. Waramutse. Bito urwashi igikoma ko kiri hano. Abakobwa babanze kunywa igikoma ngo nabarozi. We. N'urwo rwego mugezeho. Siko mutunyuka. Ubundi se bakinywaga bagihashye. Kuki musigaye musuzugura bene aka kagera? Sinebwe mbaza. Ninde suvuze ko bakirozi? None se ubwo rugara babeshye? Ninde so abimubwiye? Urwa. Numva bakwihakanye bimeze bite? Aha. Usigaye babeshye? Nta mwanya nta n'igihe mfite cyo kwirirwa mbabeshye. Rusa nambabeshya ngo bimari. Naza n'amajwi yadufashe tuvuga ko bakirozi. Sabine. Umusigaye mubyuka mutinze noneho bisigaye bimeze bite? Ubundi ko tuba turi twenyine cyangwa se uko turabyuka tukamutegurira mu gitondo tugasubira kuryama. Ni ukuri reka mubwire. Uba wabuze n'abana mwajya kuganira. Mami njyewe urabizi ntabwo nkunda ibintu byo kuzerera cyane. Ntabwo mbikunda pe. Mami kuri kumwohereza kujya kuganiriza abandi kandi ntwari. Ndabizi ko hari. Ndabiyobewe se? Oya nta mpamvu. Reka mubwire ntabwo muzajya mumwirirwa muryamye mubyuke mwagiye mujya gusenga. Nawe rero. Mbese umuntu ashobora no Kujya gusenga. Ariko ku cyumweru tuzajyana. Sibyo? Njye rero ndashaka ko mubana bakorari. Reba ibisuko bya Sabine ukuntu bisusubwo twari kujya gusenga sa kuriya. Yego ko mana yanjye. Reba ukuntu. Nose Sabira kuki ataba yabimbwiye? Mani ubwo nashakaga kubikubwira. Uwe kuki utabimbwiye? Maze iminsi nyine uri bize mu kazi. Mbere narabuze nyine ukuntu mbikubwira. Ndashaka kujya muri saba. None se iyo ntashye nkaza ngakaraba nkarya nkaruhuka kuki mutaza ngo twicare tuganire mubwire ikibazo cy'ibibazo rega Imana yatugiriye neza ntabwo unaniwe cyane tuba tugomba kugufatirana kuri off yawe akaba aribwo tukuganiriza urabona nawe utabunaniwe cyane ntabwo bitewe n'uko mbona nta n'ikibazo kiri mu rugo kiba gikomeye icyo shaka ko mugana inzira yo kujya muri korali mukasanga urundi rubyiruko rungana nk'amwe muri abana bagomba kugira gute kujya muri korali mukaririmba nawe wari ugifite ni sawa nanizera ko uza wishimye atari nka cyagiye cyagiye si byari bimeze usize waje warakaye utanyishimiye si byose wabiteye ngomba kugushimisha nabyumva nawe ngomba kuguhobera cyane nkanjye nawe shaka wandusha wa nanjye ari gufungura sheri nuko urumva nkubwiye harya muri bibiliya handitse gute Mubizi. Sasa wowe ukunda gusoma Bibiliya? umva harananditse ngo Sibyo gukora ibyaha nyine tuko bitemewe. se amakuru y'umusamariyakazi warayasomye Nayo nasomye niwe wayasomye. uzi ko buriya n'umuhungu w'Imana Yesu yaravuze ngo utabikora mutera ibuye Ibiki? Ibiki? enjoyment Ariko n'ubundi ndabazi. Ntabwo mwareka kubivuga. Umuntu mwamuze. Ese ubundi ndagitetse. Aha, ngo ntabwo bakinywa ngo ntabwo. Ndagitetse. Ni njyewe banze. Ubundi se batekera nkandi. Wowe umukozi wa? Murumuna wacu. Murumuna wanyu n'umukozi wanyu? Hega jya menya Ntabwo umwana wanjye yaje kuba umukozi wanyu. Ndose ni Ni naho mubera munadusuzugura. Mujye muzinduka mugenda mujye kukitekera. Mukinga ubwo burozi bataho bashyiriye. Tugusuzugura kuba yabyutse agateka igikoma. Hari ikibazo kirimo? Ko ceceka singana nawe. Ariko yabyutse ateka igikoma. Ceceka ho singana nawe. Yabyutse ateka igikoma arakizana. Akufite icyo kibazo. kugira ngo tuzajye tujya kuzerera ngo twagiye kureba abantu twazajya tujya no gusenga tukajya muri korali n'umugoroba mbese nonese wanguriye bushete ko bushete yanjye yashaje muri garidero umuntu uza mu kabati muri tiruwari uze kujyayo ukureyo amafaranga 5
urimo bitanu utabonye ntubirenze hanyuma uze gukemura ako kabazo kandi njye sinashaka ndashaka umubeshereze indara noneho nje no mu bisabo ndetse neza kugira ngo kimwe cyaje gusenga nsa neza akusabira nawe akabye gusa yatakabaza kubishiriza oya reka mbabwire ubundi umukobwa w'inkumi aba agomba gucya ariko noneho nizere ko ewa muda ari sawa yari mukumbuye rwose ikagenda sinari ndakwishimiye bitandukanye n'ubushize waje uvuga nabi iki nyine byose naho uba wabiteye naho urabizi nyine uba wamfashe nabi mbona ngufashe nabi wamfashe nabi umajya muri modo mbese nkawe ngomba kugushyira muri modo buri gihe nza numva nyine hariho ibintu byatanje ugatangira kumva nawe ubwawe bwana bubi bwawe muri make ninjye wirangara no wigiranye umuntu nabi uyu munsi noneho uyu munsi nimbura ubwenge n'Imana indeke shayi kureke nanjye ntabwo nazagaruka pe cyangwa udu sex shiri uduki sex ndapfuye none shiri n'ukuri ubwo ninjye mpfuye n'ukuri pe se basi kora hano mu gatuza mbabari uburyo ndimo guhumeka shiri wambabari ese ujya wibuka ko n'umwana mama urabizi ko ni Katharine ariko nta kibazo nese Katharine we bakubyaye bata ese amasezerano twagiranye ibyo wanyijeje n'ibyo byose kugira ngo tubirambike hano njye kugira amana ngereka ngo uhisezerano umva umunsi nakwihakaye ngo nuko ngo byagenze ukuntu umva nzava ibutare n'amaguru ngera icyangugu nambaye bogisi yabyitse ateka igikoma ako niko gasuzuguzi gansuzugura uziko urwara urwanye cyanabyise natwe n'urwaca ariko kuba ari iwanyu ntabwo bigeze babatoza nyoko ntabwo bigeze batoza ukuntu abana bagomba kubaha umuntu mukuru kumbona nta kinyabupfura mu kigero ariko nawe ntabwo bakaziducyurira ngo iki gikoma ngo ntabwo ngo ngugiraha biva mu maboko ya papa mukobwa witonde ngo reka mubaze nk'umubyeyi wakaje ugacyurira abana hano so umwana wanjye agira kubyuka abatekera igikoma mu cyange ngo yabaroze iyi mitungo irimo menyekaniye ayishaka ibyo bintu twabivuze imitungo kuba ari iya sose bivuze iso twasezeranye icyo ngicyo ujya wicara ukizi kandi iso yagiye kunzana ahunze akeneye ko iyo mitungo tugomba kugira kuyifatanya wowe urinda uzamuka imitungo aka kanya urumva ukeneye imitungo ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo umukobwa uzajya guhiga iyawe mukobwa ntabwo ufite uburenganzira bwo kutucyurira ngo igikoma gihashye igihe utazajya ubasha kubyuka ngo ujye kucyikorera ntabwo umwana wanjye yaje kuba umukozi wanyu ibyo mubishyire mu matwi ntabwo nawe wamubwiye ko ari umukozi ntabwo twanabimusabye nimukirake rwose agahinda gashira ntabwo tugire tumubwira ngo ariko dutekere igikoma twakubwiye ngo uzi ko dutekere igikoma ego Oluga wanitemeka niyo mpamvu nyine twabikubwiye ngo byuka twakubyukije ngo byukuje nishyara bagufite uri kuburana nawe wamubona asa namwe ubundi ngo yitemeka ubundi se yakura ubwiza bwacu he yewe mwarayobye ahubwo we yarayobye ubu nawe uzi ngo uri mwiza ndi mwiza uri mwiza n'urwo ruheri rushinyitse rureke oya nawe yarakigize iki ni igihe cye urumva iki ni igihe cye nibure nanjye n'isura yanjye umva munsohokera muri salo rya singana namwe ntihakagire ugishaka kujya yirirwa guterana amagambo nanjye cyangwa mbahondagura sohoke muri salo se tujye mugenda mujya mu cyumba cyanyu ntabwo umusatsi ntabwo umuntu ashobora kuwukoresha ngo asige inzara byanga byakunda n'inzara bigomba kugendana ukaba umukobwa mwiza ukiye siwumva nkamera ako sabi ningushira ku cyakura menye ujye witwara neza sinzakuboneho imico mibi subizi ko nitonda ndabizi igihe cyose mba ndi mu rugo mana subizi ko nakunda n'ibintu byo kugendagenda nanjye n'inzozi z'ishuri se kuba zacigisha nushaka biteguye oya nta kibazo nusoza kwiga zashyiraho na za nzara ndende zigira oya nta kibazo urabyemerewe ariko wowe mu gihe ukiri umunyeshuri ntabwo byakunda ubwo rero ni njyewe rero ukwiye kuwuba ariko sabi wagiye unganiriza ukambwira buri kamwe kose nka mama wawe
ukareka kuntinya ubu nta sheri wari wabona mani bisubu Kumaze urashaka ko nshaka sheri oye ndakubaza nyine ntawe ufite kugira ngo ninkuyakana sheri wambabariye se sheri ubundi niba uzanye ikintu cyo kuvuga ngo ngiye kuryamana nawe tutarasezerana nyine tutagiye kubana aho ngaho ngiye ntabwo nemeranya nawe reka nkubwire umva nkubwire si icyambere ibi byatsi ntabwo biri bukure se birakurega gute ko mana reka nkubwire rero ibyo bintu ntabwo bishoboka warahindutse se unahindutse gute koko se sheri akantu kagakufura kaza agakufura ntakuze nari ngize ngo tuzanajye muri coffee shop kugura icyayi basi none se sheri waretse tukagenda basi ukanansura sheri waretse basi sireka kugira ibintu intambara ntabwo ari intambara ntabwo ari intambara sheri waretse wandekura nta kibazo sheri ukaba nk'izindetse mwabaye inzira bebe nanizere ko uza wishimye atari nka cyagiye cyagiye si byari bimeze usize waje warakaye utanyishimiye si byose wabiteye ngomba kugushimisha urabyumva nawe ngomba kuguhobera cyane nkanjye nawe shaka wandusha wa nanjye nari gufumbira nababwiye ngo muhaguruke muvire muri salo mujye mu cyumba cyanyu kandi mwandurire ibyo bikombe ntabyo dukuraho ndavuze ngo nimwandurire ibikombe ntabyo kera dukuraho ntabwo nshaka kuva hano ngo muke ntabwo nshaka kuva hano uwicaye hano hakora iki ntara nta myenda ikeneye kuzinga ihari Jesus Christ imyenda ni iyanjye imyenda ni iyanjye ndavuze ngo terura bino bikombe mu bijyane ariko uwabize ndavuze ngo muhaguruke mujyane ibi bikombe uranyumva ntiyumva haguruka agira fafu fata ibyo bikombe fata ibyo bikombe ntabwo mwumva ibintu by'induru mpamvu ushaka haguruka ntabwo njye mbikora ibikorwa ntabyo na haguruka we gira vuba mwihorere haguruka gira vuba ubwo urungutse hari isoni kujyanirirwa mpanganye nawe siko mpangana namwe mukagira ngo uru rugo ni urwanyu namwe ngo barabizaje Oluga guhera uyu munsi bari abakobwa bareke bajya mu gikoni bakora akazi ibyo kuvuga ngo turabaroga hano ntabwo turagura bizi bajya babyikorera niba batabyikorera byihorere nasema mungu ko wabyanze nanjye njye nitwa n'inzara oya ariko sina ngombwa kwirirwa bagaburira uteka nusha guteka bicu urya nabo nibakenera guteka bajya mu gikoni bateka ibya ntabwo nashobora gusuzugura kabo ngaha ndubira nawe ibyo bintu bisigaye aho ngaho ubijyanye kandi ujye umenya uko witwara kuri bari abakobwa ujye umenya neza ko ntababyaye hato batazakugirira nabi ntahari mbega abakobwa shaba abana sinzi ko nzabashobora bebe mbona ukuntu uyu munsi numva naje meze nuramuka wongeye kunzana bya bintu byawe njye nawe turasezera kandi ntabwo kongera kugera gutya gake ntabwo nabyemera ibyo bintu se byawe basirikare kamere ko twicara hano mwere uyu munsi ndicara gutya uko kabibe cyane sha iyo mbivuga isoni zikakwica biba bihagaze gute rega ndabizi ko uri umukobwa w'inkuta kandi ikindi cya kabiri uri umukobwa mwiza ni gute utambwira mamerika nyine mba nabuze ahantu mbihera ngo mbikubwire uvugishije ukuri ufite sheri ariko nyine ndamufite ariko wabivuze cyangwa nkabivuga reka nkubwire ariko ku mukobwa ntabwo ari byiza urabyumva ikintu cya mbere ugomba kumenya umukobwa ntahondwa si ubunyobwa bahonja ariko se nimba utarahisemo neza
kandi we akaba yaragushimye ejo akazaba kwakuragwa honje mami kamubwire zamuzana nyine sibyo wamweretse ifoto ye umenye mami nakwereka ifoto mu mahitamo yawe umbwire ikintu kiri seriye mami reka mubwire nzamuzana nyine umushimire n'utamushima ubwo winjiye mu rukundo mama shenge uraceceka ugira ute uyo ntabikubwira mami reka mbayagize n'isoni mami yakweretse ku ifoto atazamuzana njye nta mukwe nshaka wo ku ifoto oya nzamusomaze jewe nta mukwe nshaka wo ku ifoto n'ejo mami bazajose ikindi cya kabiri uzamukunda umva ikindi cya kabiri sinzigere mbona yagiye kugupostinga umukwe wanjye ntari namumenye akagupostinga bya bindi mubanza gukora akaguporopoza nta mukobwa ujyana n'umusore ngo ajye kumuporopoza iwabo ataramwemera ese umunzaniye nka mwanga byagenda bite uyu munsi rero waje niteguye nakuriye ikintu bita imyumbati ndenzaho amatangira n'iki byose kugira ngo uze ufite imbaraga nanjye kuva nyine muri iyi minsi waremeye no kunkoreshereza inzara waba ukikura nk'amaso shanjye ndahari wese pe akamenya ko gukorera mu buzima niba ari n'undi mwabonanye ntabwo bajya no kumutekereza mbese wundi ariko nawe ndarimenya uretse se ndakubwira tugakore komeza uzi uri kumva bimeze bite ari kubyumva gake twimanuke tazamuka umva mbega ubuke uri kubyumva akantu k'akamashini gake gake yaramaze kuguporopoza mami reka mubwire nzabanza mubwire aza dusure noneho murebe umushimire cyangwa gusa nyine nasabara ni umwana mwiza ariko njye nawe arasenga ese kuvuga ngo ni umwana mwiza mukobwa kandi yaramunyeretse yaranamubwiye aramuzi ese akora iki aranasenga yamubaza akora muri banki akora he kuzinze ni ukuri kwera nari nzi ko uzantungura pe uranize kwashyira oya senga impamvu ndisetse tuba twarasenze imana kandi tuba twaravuganye nayo urumva weho ushobora kumbwira ibintu twarasenze imana ugasanga bihuye n'iby'imana yambwiye ariko sishobora kubabwira icyo imana yambwiye gusa nimbona atari iby'imana yavuganye nanjye nkabyumva gutyo kuko amakuru yose imana yari yarayampaye ntabwo namushyingira mbese mami urumva nyine akora muri banki hari ikibazo icyo si cyo kibazo ashobora kuba akora muri banki ariko akazagira gute ukazabona urubura ruririramo wirata agakora muri banki jyewe umukwe nasengeye banza unyumve hari uwo nzakwereka se ntabwo nzagutungira urutoki uzakunde runaka oya narasenze mbwira imana mu gihe mwari kwiga mbwira imana ni imana uzampera abantu abagabo bazabubaha bakabubahisha atari rwa rugo bazajya barara baririramo ugake gake uri kumva niyo sinari babyita abana gakeya niseka se nakubwiraga sibyo nkubwiye ati ndagukorera akantu ku buryo nawe undi muntu ugeze akagukora uzajya uhora untekereza duhindure yego noneho tugiye kugenda
Abantu Juliette na Reno kabisa. Ay. Shani nsigaye nkundira. Ni ikindi. Okay. Noneho. Tugiye guhindura ikigo. Guhindura kandi. Tumva nyine amagambo y'ikara. Okay, akavuga. Uyu munsi nyine tuwutware gake. Kuko nyine ni nawe tu. Uri kumva? Kagezayo. Pola. Ayo bana kabisa. Uyu munsi. Na gahunda za gusunika. Ziri neza kabisa. Okay. Tugiye kandi. Isi jam. Urarushye. Shawe munsi uranyemeje. Niho. Guma gutya. Nakubwira ndagukorera utuntu urumva? Nako tujya kugira ducanye we. Twaye iki? Ikibazo. Uri gutinda. Oya. Ndi gutinda saringe nawe. Ndi ufite ubushe. Uri gutinda guza ukuntu.